Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezwe muri kino gitondo. Turi tariki 21 z'ukwezi kwa 9 2025. Rero niba usanzwe ukurikira amakuru tukugezaho ariko ukaba utarakora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro dutegura umunsi ku wundi ujye abona uri uwa mbere. Ntabwo bigoye ni ukureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe kandeho tugerezeho gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako gakandeho kugira ngo dukurikire umunsi ku wundi. Tugufitiye amakuru menshi rero muri iki gitondo, ayaraye avugwa naramutse avugwa. Rero ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo kutangazwa muri kano kanya. Niba rero ujya mu kazi ariko wabanje kumva amakuru, wabanje gushaka kumenya uko u Rwanda rwaramutse, uko isi muri rusange yaramutse, aha niho heza kugira ngo umenye byinshi birimo biratangazwa muri kano kanya. Tudatinze rero tugufitiye inkuru nyinshi, ariko reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko guverinoma y'u Rwanda n'iya Azerbaijan kuri uyu wa 20 Nzeri 2025 zagiranye amasezerano 5 y'ubufatanye. Murabizi neza ko Perezida Paul Kagame afite uruzinduko rw'iminsi 3 muri kino gihugu, aho rero hari imihango myinshi yagiye ikorwa, harimo gushyira indabo ku bayobozi cyangwa se kuri perezida wa kiriya gihugu, amwunamira ndetse amuha n'icyubahiro bitewe n'uko hari byinshi yakoze kugira ngo kiriya gihugu gitere imbere. Rero kuri ubu ngubu biravugwa ko u Rwanda na kiriya gihugu cya Azerbaijan bamaze gushyira amasezerano atandukanye agera kuri 5 y'ubufatanye mu buhinzi, uburezi, serivisi z'itumanaho byifashishwa mu kirere, ubucuruzi n'imitangire ya za serivisi. Amasezerano y'ubufatanye mu itumanaho ryo mu kirere, mu burezi no mu buhinzi yashyizweho umukono n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'itumanaho, General Retired James Kabarebe, na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Azerbaijan witwa Jihan Bayromov. Ubufatanye mu mitangire ya za serivisi no mu bukungu yashyizweho umukono na ambasaderi wa Azerbaijan ku Rwanda ari witwa Laslan Nasibov, n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ariwe witwa Juliana Kangeri Muganza. Perezida Paul Kagame na mugenzi we uyobora Azerbaijan ari witwa Ilham Aliyev bakurikiye isinywa ry'aya masezerano, bagaragaza ko bazakomeza gushimangira umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame yabwiye Aliyev wa Azerbaijan ko u Rwanda ruzakora ibishoboka byose kugira ngo aya masezerano atange umusaruro yitezweho. Ati, bwana perezida, mumenye ko mufite inshuti muri Afurika mu Rwanda, bityo rero dushaka gukoresha aya mahirwe y'ubufatanye n'ubushuti bwacu hagati yawe nanjye n'ibihugu bibiri, uko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyanyu, kugira ngo twihute tugana ku iterambere. Perezida Aliyev yagaragaje ko u Rwanda na Azerbaijan ari inshuti nziza, kandi ko yishimiye ko umubano w'ibihugu byombi watangiye 2017 ushingiye ku masezerano, ndetse bino byose bikaba bizabyara umusaruro nyuma muri iyi myaka n'ubundi. Ati, nishimiye ko mu myaka ya vuba umubano wacu washingiye ku musaruro. Hari intumwa zitandukanye zavuye muri Azerbaijan zisura u Rwanda. Mu mwaka ushize itsinda ry'umuryango Heydar Aliyev Foundation ryasuye u Rwanda, kandi bwana perezida, mbashimira kuba mwarakiriye perezida w'uyu muryango ari witwa Leila Aliyeva. Perezida Aliyeva yavuze ko yasuzumye amakuru asanga muri Azerbaijan hari umunyeshuri umwe w'umunyarwanda, agaragaza ko ibihugu byombi bikwiye gushyira imbaraga mu burezi kugira ngo
abanyarwanda benshi bajya kwigira muri kiriya gihugu nk'uko byatangajwe na perezida wacyo. Ati ntekereza ko hari ibyo dukwiye kwibandaho mu bufatanye bwacu. Narebyemo amakuru ubwo perezida yari agiye kuza kudusura, nsanga umunyeshuri umwe waturutse mu Rwanda ariwe wiga muri Azerbaijan. Ntekereza ko twakwifatanya mu kongera umubare w'abanyeshuri, biri muri gahunda ya buruse ya leta ya Azerbaijan. Aliyev yagaragaje ko muri Azerbaijan hari ikigo cyitwa ASAN gifasha mu mitangire za serivisi, bityo rero ko igihugu cye cyiteguye guha u Rwanda ubufasha tekinike no mu bijyanye n'imari kugira ngo narwo ruzatangire gukoresha ubu buryo. Perezida Paul Kagame yatangaje ko yiteguye gusura ASAN kugira ngo asobanukirwe imikorere yayo, kandi ko ashingiye ku buhamya yahawe hari byinshi u Rwanda rwakungukiraho. Ati niteguye gusura uburyo bw'imitangire za serivisi Azerbaijan yashyizeho, dufite byinshi dushobora kungukira mu mikorere ya ASAN. Nabwiwe ko bushimishije atari ku buryo igaragara, ahubwo mu buryo bugezweho no mu buryo igeza serivisi ku baturage. Nyuma y'ibisanzwe rero, nk'uko byatangajwe nyuma y'isinywa ry'aya masezerano, n'iki kiganiro cyabaye hagati ya perezida Paul Kagame ndetse na perezida wa Azerbaijan, yaje gusura ASAN nk'uko yari yabibasezeranije. Ubuyobozi bw'iki kigo ndetse na Juliana Kangeri Muganza wa RDB bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu gushyiraho uburyo bwo gutanga serivisi zisumbuyeho. Ni umukobwa wo mu murenge wa Nyabitekeri n'umuryango we bari mu gahinda nyuma yo gutegereza umusore wari gusezerana n'uyu mukobwa wabo. Rero bagaheba, nyamara bari bamaze kwitegura ubukwe, nyuma bakaza gusanga ari umugabo wubatse wagenzwaga no kubarya amafaranga. Byabaye kuri wa gatanu, ubwo niyo Muhoza Vestine wari witeguye gusezerana n'uriya musore, cyangwa se n'uwamubwiye ko yitwa Nshimiyimana Peter wo mu murenge wa Shangi, yamaze kwitegura azi ko bagiye guhurira ku murenge wabo n'ubundi wa Bushenge ngo bashyingirwe. Yamuhamagara agasanga yahinduye gahunda. Vestine ngo yari amaze umwaka ari mu rukundo n'uwo musore, avuga ko bajyanye ku murenge kwiyandikisha ngo bazasezerane, ariko basanga gitifu adahari. Hanyuma umusore akamubwira ko ari kubikurikirana, birangira amubwiye ko bazashyingirwa tariki 19 Nzeri 2025. Ati twari tumaze umwaka tumenyanye, iwabo nari ntarajyayo, yambwiraga ko tuzajyayo nyuma yo gusezerana. Yajyaga ahantungira urutoki gusa. Bwa mbere twari twajyanye mu murenge, dusanga gitifu yagiye ku karere, njyewe ndataha, asigarana indangamuntu yanjye. Bukeye ajyayo, nkajya numva ari kuri telefone ari kumwe n'abantu b'abayobozi, bakamubaza imyirondoro yanjye ndi kuri telefone. Birumvikana, birangiye niteguye ko nzasezerana kuri iyi tariki, ubwo twari twaguze umunsi, kandi ayo yose ninjye wayatanze. Mbere y'uko itariki yo gusezerana igera, Vestine avuga ko hari amafaranga we n'umuryango we bagiye baha uyu musore, ababwira ko yagize ikibazo runaka, bakayamuha biyumvisha ko barimo gufasha umukwe wabo. Agira ati ku wa gatatu yatubwiye ko bamufungiye intendezi ngo kubera umuntu bakubitiye mu myumbati ye. Atubwira ko bamuciye 80,000. Rero duhita tuyamuha ako kanya. Nanone yandiye 60,000 yo kwiyandikisha mu murenge. Namuhaye 1,000 bigera mu ijana, ambwira ko ari kubaka i Muhanga. Uyu munsi rero nabyutse niteguye nk'umugeni
uko uzi aba yambaye, n'ubu niko nambaye. Rero byageze nka saa sita tumuhamagaye, aravuga ngo abantu baraye bamukubise, aravuga ngo baraye bamuteye, akubitamo umwe agwa hasi, bamujyana kwa muganga. Avuga ko ari byo ari kwirukankamo ngo tuzasezerana nyuma y'iminsi 3. Ndifuza ko ubuyobozi bwamfasha akansubiza ibyanjye, akanakurikiranwa kuko yansebeje. Mukarurangwa Konsole wari kuzaba umushyingira w'uyu mukobwa cyangwa se marene, avuga ko byaje kugaragara ko uwo mukwe ari umutekamutwe, rero wishakiraga amafaranga, kandi ko ubwo butekamitwe bwashyize uyu muryango mu gihombo, kuko bari bateguye ubukwe banatumiye abantu ibiribwa n'ibinyobwa, bikarangira bikoreshejwe uko bitateganyijwe. Ati yakomeje acuma amasaha ayegeza imbere, bigera naho avuga ngo dutegereze nyuma y'iminsi 3. Rero twabonye ari ubwambuzi bushukana, ubwo nyine iwabo w'umukobwa bagaburiye abantu baritahira. Nyiragacondo Faustin niwe nyina umubyara cyangwa se nyina w'umukobwa, avuga ko icyateye kumugirira icyizere ari uko yababwiraga ko ari imfubyi itagira ababyeyi, none bikaba birangiye abateje urubwa nyuma yo kuvanaho amafaranga agera ku 300. Ati urubwa rwangiyeho, umusore yaje ambwira ko yashimye umukobwa wanjye kandi ko azamukwa, ariko akaba atagira ababyeyi. Twumva nta kibazo kirimo, kuko yavugaga ko azaza gusaba nyuma yo kuva mu murenge. Ubwo rero uyu munsi umwana yambaye na bagenzi be bari bumuherekeze, rero bari bamaze no kwitegura. Nari namaze guhamagara moto zo kubageza ku murenge, byaje kurangira umubyeyi ngo hari ibyo ari kwirukankamo, birangira ijoro riguye. Rero tugira ikimwaro n'umubabaro. Radio na TV10 dukesha inkuru yagerageje kuvugisha uyu musore kuri nimero za telefoni ze, rero zigera kuri 2 yavuganagaho n'uyu mukobwa. Icyakora uwitabye yavuze ko yitwa Shimiyimana Elaste, avuga ko atazi uwo mukobwa, ko baba bibeshye nimero. Ati mumubaze neza abayobozi, njyewe ndi umugabo ndubatse, uwo mukobwa simuzi. Byaje kumenyekana ko uyu wigiraga umukwe ari umugabo wubatse, ndetse atuye ahatandukanye naho yabwiraga uyu mukobwa ko ari haba cyangwa se ari iwabo, nk'uko umwe mu batanze ubuhamya abivuga. Ati yabeshyaga ko iwabo ari aho bita Kabaga, ariko amakuru yemeza yaje ko yamenyekana nuko ari uwo mu mudugudu wa Taba mu kagari ka Shangi, kandi ni umugabo wubatse ufite n'umugore n'abana. Uwitwa Niyonzimerike wajyaga aherekeza uwo musore iwabo w'umukobwa, kugeza ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi. Niyo Muhoza Vestina avuga ko ari we wabanje kumubeshya ko bakundana, nawe akajya amurya amafaranga, nyuma aza kumurangira Shimiyimana Peter. Vestina ati twakundanye hafi umwaka, nawe yagiye andya amafaranga ambwira ngo bamwibye, ngo nta nyina agira, arangije antangamo pase kuri mugenzi we. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge, ari naho uyu musore n'uyu mukobwa yabwirwaga ko, cyangwa se bavugaga ko bazajya gusezeranira. Uyu muyobozi yitwa Yasenta Habumugisha, avuga ko nta bukwe bari bafite kuri uyu munsi, ahubwo akagira inama abaturage muri rusange kutagwa mu mitego y'abatekamutwe. Rero babashuka mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane abashuka abakobwa nko muri ubu buryo. Ati nta bageni twari dufite uyu munsi, ntabo pe.